Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana yacu ni ishimwe. Imana yacu nishyirwe hejuru. Twongeye kukunezererwa nyaguhora ku ngoma Imana. Tugushimiye ko wongeye kuduha igihe cyiza cyo kuvuga izina ryawe. Nushimwe kandi ushyirwe hejuru. Ngewe n'ubwoko bwawe duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Tugushimiye ko tugejeje kuri iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025. Mwami Yesu, izina ryo rihabwa icyubahiro. Turakunezererewe amasaha nk'aya. Tuzi neza ko watanze ingabo nyinshi cyane zigapfa ku bwacu. Mana, mu ijwi riranguruye tugushimiye ku mpano y'ubuzima uduhaye. Tugushimiye ko wadusohoye ku rutonde rw'abantu bazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niho utanga ubuzima. Niyo mpamvu twongeye kuza hano turi kuvuga izina ryawe. Habwa icyubahiro rero kandi ushyirwe hejuru, Mwami Imana, ibihe byose. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza nanone na Apotre Rosine. Imana ikomeze kuduhana umugisha, abantu bo ku muryango mugari wa Apostle Rosine Official. Amahoro y'Imana niyongera abane namwe. Wowe wumva umutima wawe udatekanye, ukumva umutima wawe nta mahoro arimo, ukumva umutima wawe hari ibintu bitameze neza, ukumva amatwi yawe hari ayandi majwi ari kugenda yumva, no kurinje kukubwira ngo humura. Humura, ndabizi cyane turi no mu bihe bitoroshye. Imitima ya benshi ubu bitameze neza, ariko nje kukubwira ngo humura. Nje kukubwira ngo humura, Imana iracyagukunda, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza, kandi nta kintu kiba Imana itabyemeye. Buri kintu cyose kiri ku isi, evenoma yose iba Imana yabyemeye. Nta kintu kiri hejuru y'Imana, nta na kimwe. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo uri kubona bitameze neza, umutima utishimye, umutima uremerewe, ni ukuri humura. Umuririmbyi wa 60 mu gitabo cyo gushima Imana aravuga ngo we mutima uriruze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro. Hakunda igitero cya gatatu kivuga ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura. Hallelujah. Ni ukuri umuntu ashobora kuvuga ngo arakuruhura, ariko kugira kuruhura akakunaniza. Imana niyo igira uruhura yonyine, ariko nanone kugira ngo itiruhure ikaca mu muntu birumvikana. Humura. Mu gihe cy'agahinda n'akababaro, Imana ijya yambara ishusho y'umuntu akaza iruhande rwawe. Mu gihe cy'agahinda n'akababaro, Imana igiye yambara ishusho y'umuntu akaza iruhande rwawe akaguhumuriza. Mu gihe cy'agahinda n'akababaro, Imana ijya yambara ishusho y'umuntu akaza iruhande rwawe agakemura ikibazo ufite. Mu gihe cy'agahinda n'akababaro, Imana ijya yambara ishusho y'umuntu akaza iruhande rwawe akagukandagiza mu cy'Imana mwavuganye, ya masezerano. Nongeye kubibifuriza mu izina rya Yesu. Nkomeza kubibutsa ko dufite amasengesho y'iminsi 3, ibihe by'iminsi 3. Ni ukuri Imana yampaye ubutumwa ko abantu benshi hari imyuka iri kubagendaho kandi iva mu bicaniro bigiye bitandukanye. Narabisobanuye, ariko n'ubundi ayo masengesho nagera, ibyo bihe nibigera, tuzongera tubivugaho birambuye kugira ngo tujye gusandaza ibicaniro twamaze no kubivugaho. Ni kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu w'icyumweru gitaha, tariki 13, 14, 15. Ni ukuri mwene data, wowe ufite imyuka ikugendaho iguteza ibibazo bitandukanye, irekurwa n'ibicaniro wowe utazi aho biri, ariko Imana irahazi, ndagira ngo ntuzabure mw'iryo sengesho pe. Ushobora kuba urwaye ukihangana mu mbaraga zawe. Ku bakunda amasengesho yo kwiyiriza rwose nababwira iki? Muziyirize, ntacyo bitwaye. Ariko tunazirikana ko harimo abantu bafite intege nkeya z'umubiri, bafite wenda n'ibibazo bitabemera wenda kuba bamara amasaha 24 nta kintu barashyira mu kanwa. Ariko wowe Imana iguhaye imbaraga zo kuba wabishobora rwose. Twazakorana urwo rugendo. Ni kuwa mbere w'igitaha no kuwa kabiri no kuwa gatatu.
tuzakora ayo masengesho, rizajya rinyura hano nk'uko bisanzwe. Ningirirwa umugisha n'Imana, tuzakoresha bwa buryo bwa live streaming saa 9 za hano mu Rwanda z'amanywa. Ni iryo sengesho tuzajya turinyuzaho ryo gusandaza ibicaniro. Muryitegure rero, abantu mubishyire muri gahunda, kuko hari ibintu byinshi biri kutugendaho kandi biri kurekurwa n'ibicaniro bizira bikaza ku buzima bwacu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge ku ijambo riri mu Itangiriro 21, imirongo nk'ibiri ya mbere gusa. Tugire ikintu tuyivugaho, tugire ubuhanuzi twihanurira. Uri umuntu mushyashya kanda subscribe, tujye turushaho kubana mu isengesho. Umuntu dusanganywe no gukora share y'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo agakomeza kuduhana umugisha. Imana ishimwe, ndabakunda. Itangiriro 21. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umwana w'umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Twakirane neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rigufashe, nanjye rifashe. Hano harimo message zigira muri 3 nshaka kubaha abantu dusenga Imana. Buriya abantu dukunda kubana muri ku kindi gicaniro kiba mu gikari cyitwa groupe Inkuge, bo barabizi cyane. Dukunda kuvuga ku kintu bita Kingdom Principles, amahame y'ubwami bw'Imana. Buriya buri gihugu kigira umuco waho, kigira amategeko akigenga, ndetse n'ubu bwami bw'ijuru dukorera tuvuga two tuzatahamo nabwo bufite amahame bene data. Ntabwo kumva ngo turi abakirisitu, ngo turi abantu b'Imana ari ibintu byaho ngaho mu cyuka gusa. Iyi Mana twakurikiye igira amahame. Hari amahame agenga ubwami bw'Imana. Ayo mahame rero igihe cyose uzaba umunyamasengesho cyangwa ukaba umukirisitu utayazi, uzamera nk'umuntu uri mu gihugu utazi amategeko akigenga. Rimwe na rimwe ushobora gukora n'ikosa rikanakugonga bakaba baguhana, kandi kuba utazi ko rihari ntibivuze ko ritaguhana. Natwe rero mu buryo bw'umwuka abakirisitu muri rusange, ntibanze ngo ni idini runaka, cyane ko Bibiliya ndi gusoma ntawe utayifite, ahubwo uburyo tuyisoma n'uburyo tuyumvamo biba bitandukanye. Cyakora udafashijwe na Mwuka Wera w'Imana cyangwa Roho Mutagatifu, hari igihe wayisoma ntugire icyo utoramo, ukagira ngo ni inyuguti zisanzwe. Ariko iyo Mwuka Wera w'Imana kugendera akaguhishurira, ubasha kugira ijambo utoramo, ubasha kugira ihishurirwa runaka ukuramo ryagufasha. Twumvishe ijambo ry'Imana ritubwira ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Haleluya. Ntangiye guhanurira mu ijambo nkubwira ngo Uwiteka nawe akugenderere. Imana ishimwe. Mu diaspora Uwiteka nakugenderere. Muntu turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, Uwiteka nakugenderere. Mugabo turi gusengana, Uwiteka nakugenderere. Buriya abantu bakiriye ubuhanuzi muri comment bakwiye guhita wandika ngo amen. Ukahita nuko bihita bimera ati bibe bityo ibyo uvuze mushumba. Buriya ntago abantu barasobanukirwa ko umugisha w'abakirisitu cyangwa umugisha w'abantu uturuka ku Mana uba mu kanwa k'abakozi bayo. Ntago abantu bazi iryo hame, naryo ni irindi hame. Wenda hari igihe tuzategura icyigisho kivuga ku mahame y'ubwami bw'Imana, abantu bakamenya ko hari amahame ajyanye no kwakira umugisha uturutse ku Mana, amahame ajyanye n'urushako, amahame ajyanye no kwagurirwa imbago, amahame yo guhindurirwa izina, amahame runaka. Abantu ntabwo barasobanukirwa ko umugisha nta hantu wabona ujya kugura umugisha muvande. Yewe nta na supermarket turabona yanditseho cyangwa boutique yanditseho ngo hano dutanga imigisha. Hari aho mwari mwabona? Hari ihame ryo guhesha umugisha abantu b'Imana. Kandi ntuzigera ubona Imana ivuye mu ijuru ngo muvugane ivuga ngo nguhaye umugisha. Ntayo uzigera unuzari gupfa nta niyo ubonye, ariko ikoresha abakozi bayo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nkuko data yantumye nanjye ndabatumye, uwo muzakiza ibyaha azabikira ariko mutazabikiza azabigumana. Niyo mpamvu hariho abantu batazi agaciro k'abakozi b'Imana. Hari abantu batazi agaciro k'abakozi b'Imana, abantu batazi agaciro k'abapadiri Imana yabateretse imbere, hari abantu batazi agaciro k'abapasiteri Imana yabateretse imbere, se abahanuzi Imana yabateretse imbere.
mugomba kumenya agaciro k'abakozi b'Imana bene data, mukabimenya ko arimwo muhererwa umugisha, ukamenya ko utakishyingira ngo bikunde. Byanze bikunze uzakenera umuntu wabisigiwe, ntiwakibatiza ngo bikunde, uzakenera umuntu wabisigiwe. Mu gihe hari ibintu runaka bimwe na bimwe utakikorera bigakenera umuntu wabihamagariwe, ni nako hari n'ibindi bintu yakwaturaho bikagira gute, bikakugirira umugisha. Imana ishimwe. Imana rero ikugenderere nawe. Hari impamvu Imana yagendereye Sara, nuko hari ikintu bari baravuganye. Haleluya. Nawe turi gusengana uyu munota, hari ikintu wavuganye n'Imana. Muvuganira ku musozi, muvuganira mu nzu iwawe, muvuganira yo mu ijambo. Narababwiye ngo hari ubwo butatu Imana ivuganamo n'abantu yaremye tutari twapfa turi hano ku isi. Umuntu wese utari wapfa ngo tumuherekeze, Imana ivugana nawe mu buryo butatu. Ishobora guca mu buryo bumwe muri ubu butatu. Ivugana nayo mu ijambo nk'uko ndi kurisoma, ukumva urikiriyemo rwose, ukumva Imana ivuganye nawe. Mu nzozi Imana yanyuramo ikagusura. Mu kanwa k'abahanuzi kumwe duhanura mu ndimi, naho yahanyura ikakuvugisha. Mu bantu turi gusengana rero ndahamya ko nta muntu n'umwe utari wavugana n'Imana biciye mu nzira imwe muri izi eshatu mvuze. Imana igitondo kimwe rero kwako Imana yacu, haleluya, izirikana kandi itajya yibagirwa. Biba ngombwa ko igitondo kimwe izinduka ikagenderera Sara. Sara umugore wa Aburahamu, babandi Imana yabwiye Itangiriro 12 ngo nibahaguruke bave kwa Setera. Hari abagira kaho ngo utera umwaku, ragatira ngo kabanyamasengesho, ahaguruka agenda gehe, ajya aho Imana izamwereka. Ikigisho twakivuzeho cyo kuri abantu baga kumvira Imana ngo bajye ibibabwira bikarangira bapfuye batageze mu cyo Imana yababwiye. Waza tuzongera tukakigishaho nacyo, kuko buriya kwigisha no guhozaho. Mu guhaguruka Imana yabahaye amasezerano y'ibyiza abakorera nibayumvira. Ibabwira ko izamuha urubyaro rwinshi, kandi ko muri urwo rubyaro arimo isi yose izahererwa umugisha. Amen. Imubwira ko niyemera kuva kwa Setera wabaga mu bintu by'ibigirwamana n'ibiki, akemera akabivamo, ko Imana izamugirira neza. Buriya mureke mbabwire, uzi ko Imana hari igihe kureba ikabona utuye ahantu cyangwa uri mu muryango runaka, ikabona uri umunyamugisha, ariko ikabona umugisha wayo utaha gusanga, bikaba ngombwa ko ikubwira ngo va jya. Haleluya. Imana ikavuga ati umwana wanjye akwiriye umugisha pe, ariko hari ahantu atuye iwabo ibiki byose ntabwo umugisha wanjye wahamusanga. Reka mubwire yidetashe na kiriya gisekuru, ave hari ahantu atuye, ave mu karere atuyemo mukajye mu kandi, cyane ko mubizi ko uturere twose ntabwo ibirere byose bihuje imigisha, ntabwo bishoboka. Icyo kintu nigeze nkibigishaho turi mu bintu byo kubohoka, mbabwira ko hari igihe hari imyuka mibi iturondora bikurikije n'ikirere turimo. Buri ibirere byose dutuyemo ntabwo birondorwa n'imyuka imwe. Ntabwo imijyi yose dutuyemo ifite imyuka imwe yirondora igendagenda mu ibyo birere. Cyane cyane nk'abantu bagiye bavuka mu miryango wenda igakora nk'ibintu by'imigenzo yo guterekera no kubandwa no gucuragura no kugira gute. Hari igihe kubwo butaka barahakora iyo migenzo kandi ntisaze, wahagera uri umwana wawe wo mu gisekuru, kuko imyuka mibi idasaze kabira gucakiye, ariko wahava wenda ikakuvaho kubera ibintu bigenda birondora abantu n'imyuka mibi igendagenda mu duce tumwe n'utundi. Biba ngombwa ko Imana imubwira ngo va hano mu gisekuru kiwanyu, uve hano uje hariya, ikarani nzakugirira neza, nzaguha umugisha, nzagira gute na gute. Kuko Imana arebega ikabona ineza yayo nimuzaho, ariko iwabo tera bizitirirwa ibigirwamana by'iwabo byase. Imana ikavuga ati hoya, ntabwo ushaka izina ryanjye, icyubahiro cyanjye kizitirirwa biriya bigirwamana by'iwabo. Biba ngombwa ko Imana ihamuvana. Nicyo kintu Imana igidukorera, ikabanza kuduha agakiza, ikabanza kudukura mu ngeso runaka, ikabanza kudukura ku misozi twavukiyeho, ikabanza kudukura mu bihugu twagiye, ibintu nk'ibyo. Buriya hari umuntu ushobora kwimuka Imana itamubwiye, n'ubundi ahagiye akamererwa nabi. Ariko hari n'ushobora kwimuka Imana yamubwiye, ugahura n'umugisha kuko yakubwiye nyine. Mu guhaguruka Imana ibabwira ko izabaha urubyaro, ndetse rukaba n'umusenyi wo ku nyanja, kandi ngo isi yose aribwo izahererwamo umugisha. Mu yandi magambo, Imana yagize Aburahamu sekuruza w'abantu bose bizera Imana. Aburahamu yahise yizera Imana, akora ibyo Imana imubwiye. Bimuhwanyiriza nuko abantu twese twizera Imana tubona umugisha biciye kuri Aburahamu, benediction abrahamique. Imana hari igihe kurebera mu gisekuru cyo kwaso ntibe yaguha umugisha, ariko kuko wagiye mu murongo w'abizera Imana, ugahita ujya kubarirwa kwa Aburahamu, ugahita ufata kuri wa mugisha Imana yabwiye Aburahamu.
nta n'uwo mugisha abantu bizera imana tubona buriya. Hari igihe ushaka kureba ukareba karandezi iwanyu ukareba n'ahantu uvuka ukabona rwose wapi, ariko wakizwa wakwemera imana wajya mu murongo mwiza wagira ibintu ureka nk'ibyo Tera yaretse, Aburahamu yaretse, ukaba ugiye mu bana ba Aburahamu nawe ukabona umugisha. Rero imana impamvu yagendereye Sara yari yamubwiye ko azabyara, ariko imana ibwira Aburahamu ko azabyara urubyaro ruzana n'umusenyi wo ku nyanja. Aburahamu asa naho yahise yumvira mu mubiri, kuko uko iminsi yagendaga ishira yagendaga yibaza ngo kuki nari kubyara, ngo uwo abana imana yavuze nzababyara ryari. Bavandi dusabwa hano kumva imvugo y'Imana. Imana yabwiraga Aburahamu ko azabyara abana bo ku musenyi bangana n'umusenyi wo ku nyanja, wakagira ngo ni mu mubiri, kumbi yari mu mwuka. Kuko abantu bose twizeye Imana twese ngo turabuzukuru ba Aburahamu, barukuntu turi benshi. Rero nicyo kintu Imana yamubwiraga, we agaklayiminga avuga ngo ntari kubyara, biri mu byatumye yirwanirira bimwe ejo hose mbabwira, akihutisha isezerano ashaka kubyara wa mwana Imana yari yaramubwiye. Ejo nabasobanuriye ko hari igitangaza bita cy'umuntu abona yirwaniriye atanze Imana imbere, nicyo ubona igihe Imana yari yaragennye kigeze. Miracle provoque et miracle du temps, ejo twakivuzeho icyo kintu. Rero Aburahamu nawe yategereje isezerano, abonye Imana itinze, ariko rero ntabwo yari yatinze kuko Imana ntigitinda. Arangije atangira kwirwanirira, atangiye kwirwanira niho yabyaye Ishimayeli. Kandi Imana ivuga ko izamuha umugisha w'urubyaro. Imana yari yavuze ko ari umwana uvuye mu nda ya Sara na Aburahamu direct. Ntabwo Imana yari yavuze ko umugisha uzamuha ari uzava kuri Aburahamu n'umuja n'umugaragu. Hari igihe rero abantu dushakira imigisha mu nzira itariyo, ariko ntiba ari imigisha Imana yari yaravuze. Niyo mpamvu nababwiye ntubu hari abantu bicaye mu migisha itari y'Imana yavuze, ahubwo barabyaye nka Ishimayeli, bakihuta imbere y'Imana bakajya gukora, ariko igihe cy'Imana kitaragera. Bavandimwe, ngambire hano kuvuga ngo iki? Sara hano yabyaye igihe Imana yari yamubwiye kigeze. Ntabwo Sara yabyaye imbere y'igihe. Avant le temps c'est non pas le temps, et après le temps ce n'est pas le temps, niko mu Faransa yavuze. Mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo hari igihe cyanyacyo Imana yagennye igomba kukugirira neza. Hari igihe cyanyacyo Imana yagennye igomba kuguha urubyaro. Hari igihe cyanyacyo Imana yagennye igomba kuguha akazi. Hari igihe cyanyacyo Imana yagennye igomba kuguha urushako. Hari igihe cyanyacyo Imana yagennye igomba kuguha business yo ugakora. Hari igihe cyanyacyo Imana yagennye igomba kuguha inzu uturamo ukava mu bukodo ukabona amasaziro. Hari igihe cyanyacyo mwene data Imana igomba kwamamaza izina ryawe. Ariko iki gihe cyanyacyo abantu benshi kirabagoye. Na Aburahamu cyaramugoye. Haleluya. Yewe na Yakobo cyaramugoye, kuko Yakobo kugira ngo abone uriya mugisha yarihuse. Hari ubundi buryo Imana yari yagambiye azaba nk'umuyobozi, nk'uko yari yabibwiye mama wamutwite Rebeka, ariko yihutisha gukora. Ikintu kigaragaza ko Yakobo yihutishije isezerano yari yarahawe n'Imana, nuko basa naho bakoze ikintu cy'uburiganya, bakarindira kubaga ihene, akiyorosa ibyo yabyihene, ngo kugira ngo ise naza kumukoraho akumva moya yumva resaho. Hari abantu rero biyorosa ibyoya kugira bakunde binjira mu mwanya w'icyubahiro, kandi yirizina igihe cyo kwinjira mu cyubahiro kitaragera. Hari abantu biyorosa ibyoya nk'uko Yakobo yabikoze, bakajijisha abantu, bakajijisha abashumba, bakajijisha ubuyobozi bwa leta runaka kugira binjire mu mugisha kandi igihe cyabo kitaragera. Abo bantu igihe cyose bakoze ibyo bintu buri gihe bahura n'ingaruka runaka, kuko uba wihuse ubutanze Imana gukora ikiri kugutegurira umugisha. Sara yabyaye ngo igihe kigeze, Imana ikibona ko igihe yagennye agomba gusamiramo kigeze, Imana arahagurutse iramugenderera. Haleluya. Igihe kigeze. Bavande shaka kugira ngo tuvuge ku gihe cy'Imana. Igihe cy'Imana sicyo gihe cy'abantu. Bavandimwe, umuntu ashobora kukura akabona ugejeje igihe cyo gushaka, ariko imbere y'Imana kitaragera. Haleluya. Umuntu ashobora kukura akabona ugeze igihe cyo gukora akazi, business, ariko Imana ikabona igihe kitaragera. Umuntu ashaka kureba akabona bikurikije ukuntu ubwiriza no kuntu hanura, akabona ugeze igihe cyo kuba umushumba, ariko imbere y'Imana yo kitaragera. Haleluya. Umuntu ashobora kukureba ukabona ugeze igihe cyo kubyara, ariko Imana yo yari bikabona ntikiragera. Haleluya. Oh haleluya. Igihe cy'Imana cyubaho. Igihe cy'Imana bavande bakirisito, mureke twumvira igihe cy'Imana. Mureke igihe cy'Imana tukirindire, nubwo bigoye no mu batubanjirije byabagoye, ariko dusaba Imana imbaraga zo kuyirindira.
ejo twavuze kugira icyo kurindira Imana. Abantu igihe cy'Imana kirabagoye, igihe cy'Imana kirabagoye. Mu mubwiriza 3 niho batubwira igihe cyo kwishima, igihe cyo kubabara, igihe cyo kubyara, igihe cyo kupfa, igihe cyo guhobera no kudahoberana. Mu mubwiriza 3 birimo kuva ku murongo wa 1 ugera ku 8 birimo igihe kigena aho umuntu atura, igihe gishaka kugena ko utura muri etaje undi atuye mu gishanga, igihe gishaka kugena igikundiro kuri wowe ugakundwa abandi bari kwanga. Igihe nicyo kigena niba witwa umubyeyi, niba witwa ingumba. Igihe Sara yabayeho, igihe yarahagazemo nyine cyari cyo kwitwa ingumba, ariko igihe kiza kugera yitwa umubyeyi. Igihe gituma urya abandi undi ari kwicwa n'inzara. Igihe kigena igikundiro ku muntu bakamukunda undi bari kumwanga. Igihe kigena ko umwe arambagizwa undi bari kumubenga. Igihe ni ikintu gikomeye bavandi. Igihe kigena umuntu ko aba umukene undi akaba n'umukene. Igihe kigena ko umuntu yicara ku ntebe y'icyubahiro undi ari kuyigisuzuguriro. Igihe kigena ko umuntu ari mu kazi undi ari umushomeri. Igihe gituma umuntu umwe ari kurya undi ibiryo ari kubimena undi yabibuze. Igihe kigena umuntu ugenda n'amaguru undi akagenda n'indege. Bavandimwe, igihe kigena ko umwe yubatse uwundi yarubuze. Bavandimwe, igihe ni ikintu cyo kwitonderwa. Noneho igihe cy'Imana ngo Sara, ngo igihe Imana amubwiye kigeze. Bavandimwe, nimurindire igihe cy'Imana. Cyakora uyu munota ushaka kuba uri mu gihe cy'abantu nyine bakaba bari kugufataho ijambo uko babyumva, ariko humura, do sansomare de kirore fo kontrere dotaye de sika. Ushaka kuba uri mu gihe cy'abantu pe, cyangwa uri mu gihe cy'abarozi nk'uko babishaka, ariko igihe cy'Imana nikigera Imana izakuzaho nawe izakugenderera. Haleluya, izakugenderera. Igihe cy'Imana yagennye nikigera nta muntu uzagikuraho n'umunota n'umwe. Impamvu utari wabona akazi, yego abarozi bashaka kubigiramo uruhare, ariko ntabwo bakuraho igihe cy'Imana. Nibyo pe, murindire igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana nimukirindire bavandi. Igihe cy'Imana kigeze ngo Sara arabyara nk'uko Imana yari yarabivuze. Jambo ry'Imana muri Luka 1:37 haravuga ngo ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo Imana yavuze rihera muvandi. Jambo ry'Imana muri Yeremiya 1:4 haravuga ngo Imana abaje Yeremiya ngo urabona iki? Aribwira ngo ndabona inkoni y'umurinzi. Imana namubwira ngo kuri kubona iyo nkoni niko yandindije ijambo ryanjye kugeza ubwo ndishohoje. Ni iki cyakuraho isaha y'Imana ku buzima bwacu? Nta na kimwe. Imana niyo mugenga w'ibihe, niwe mugenga wa byose. Dokiro refo edesika. Ntabwo umurozi ari umugenga w'ubuzima bwawe, ntabwo uyu munyamagambo ari umugenga w'ubuzima bwawe, ahubwo Uwiteka Uwera wa Isiraheli we Arufa na Omega, intangiriro n'iherezo. Ni uzi igihe cyanyacyo ku buzima bwawe. Murindire igihe cyanyacyo Imana izikora ibyo yababwiye. Turagushimiye Data wa twese mwiza. Sengera abana bawe Mana, basabiye imbaraga zo kukurindira kandi bakarindira igihe cyawe Mwana, kuko kurindira igihe cyawe biragoye. Ariko sabiye abankurikira bose Mana imbaraga zo kukurindira rwose, kandi bakarindira igihe cyawe Uwiteka. Ubarinde kwirwanirira, ubarinde kugutanga imbere, kubera ko imvugo yawe iragoye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.